nukuri rwose hari ibintu wumva ukumva birenze imyumvire y'umuntu. Niba tuvuga tuti ni itorero riyoborwa na Bibiliya, muri Bibiliya nta hantu haboneka abaminisitiri, muri Bibiliya nta hantu harimo za minisiteri n'amaguverinoma. Nibyo wibaza ukavuga ngo mbese hari abaminisitiri, izo minisiteri zirimo sibwire minisitiri isi biravaye bikajya hehe? Ariko se ukunze kwibaza ngo imiyoborere myiza RGB ishinzwe cyangwa ikora iri he, igaragarira he? Teza amatwi ibiganiro tunyuza hano kuri BSTV nk'ibisanzwe nitwa Jeanne Uwurinde. Ariko niwe kunyibwira icyo nzi cyo kugira ngo nyibwire, ndabimenyeshwa no kugiye gukora subscribe nashaka kugira ngo uretunyeka ko ukunda ibiganiro byose tunyuza kuri BSTV. Cyo ngusaba rero kora subscribe, share, ariko kandi nawe utarabikora uyu ni umwanya uhaye kugira ngo unkorera ku kantu ujye ukurikira ibiganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi, uzajya uwa mbere mu kubikurikirana. Imana ihumugisha kandi ikwishimire wowe ubikoze. N'abasuzaga rero nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umutumirwa hano umaze kumenyera, si ubwa mbere aje kuri BSTV, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, azakomeza azi. Icyo dushaka nkuko twabibabwiye, dushaka yuko ubuzima bwa Gikristo babuzima, ariko se n'ubuzima bwo mu buryo busanzwe bwo bumeze bute? Ese hakorwa iki kugira ngo nabwo bumere neza? Roho nzima mu mubiri muzima, ese roho yawe ni nzima? Niba ari nzima se umubiri we ni muzima? Turifuza ko ibintu byose rero biba bizima. Dukunda kuganira ku itorero rya ADPR. Arugiye kuzamba kukibasi itorero rya ADPR. Itorero rya ADPR rigizwe n'abanyarwanda, kandi mu abanyarwanda mu gihugu cyanje cy'u Rwanda. Kandi nifuza ko abanyarwanda baba batuje, bafite umutekano nkuko tuwufite. Ariko kandi ibintu byazo bikabavangira ntabwo tubishaka. No tuba tugira ngo turebe ko nkuko tubizi umubare munini uri muri ADPR, umubare munini w'abanyarwanda, ariko se babayeho bati muri iyi minsi? Ese bishimiye ubuyobozi buriho? Ese niba batabwishimiye hakorwa iki kugira ngo ibintu umwuka ugaragare mu itorero rya ADPR? Icyo dushaka ntabwo twanga itorero rya ADPR, twifuza yuko itorero rya ADPR haboneka mu mwuka mwiza, abanyarwanda nkuko bisanga mu gihugu cyabo bafite umutekano, bafite amahoro, ariko no mu idini bateraniramo nabo bafite amahoro. Ntibajye mu idini ngo bahure n'ibibazo umuti. Murakoze rero, reka ntange nakira Gatete kari kandi mumaze kumenyera, nade kandi muri kaza atangira basuhuza nawe. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Gatete Garikani nk'uko bisanzwe, ndabudiyakoni muri ADPR, itorero rya Nkunda amazina igihe. Yego. Misi sano incorporo sano, ko dutangije mu Kilatini niko mugenzi wanjye atangiye avuga ati umubiri muzima muri roho nzima, niko mu Kilatini bavuze. Burya umubiri, roho itari mu mubiri muzima aba ari ikibazo, kandi naho umubiri waba ari muzima roho itameze neza, cyo ubwo n'ubundi burwayi bwo bukomeye cyane. Imana ishimwe rero, nanjye ndabaramukije ko twongera guhura, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, abane namwe. Amen. Mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, nagira ngo utangire usenga Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, tugushimira ubwo butangaje. Twabyutse turi bazima ntabwo twumvishije, n'abazumvishije turabihanganishije mu izina rya Yesu. Bamenye ko mwisi niko tumeze, ngo turagera iwacu, ntabwo turagera aho tutazongera kubabara, ntabwo turagera aho tutazongera kubona akaga, ariko turaharanira. Icyo nifurije byose twumva, kugira ngo yibuke ko hano mwisi turi abagenzi, hano byo mwisi dukwiye kuhaba nk'abazapfa ejo. Iwacu ni mu ijuru, iyo dutegereza umukiza ko azava. Niyo nifurije kuri Yesu uri kumwe kano kanya, kugira ngo yibuke ko hano mwisi turi abagenzi, ndetse kudakunda mugenzi watazabona Imana. Yambuje mu Imana yatubwira ngo buri wese abane mu amahoro, kugira ngo abashe kuzabona ubwiza bw'Imana. Imana yacu ikibifuje abanyarwanda, sengeye mwami databuje wese utwumva kandi uri kumwe natwe, kugira ngo umutima wagukira ijuru kuruta ibindi byose. Urakoze Imana kubyumvise byose, tubisabye byegere Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ko itwemeye kugira ngo twongere dukore ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rwose. Ubwo duherukana ubushize twavuze ku ngingo zitandukanye, ntago nirwa nzisubiramo. Yego.
uduteze amatwi cyangwa se dukurikiye muri kano kanya ushaka kumenya ibiganiro twakoze yafungura byose biriho akamenya aho tugeze kuri Bright Shine TV uko twababwiye ni ikiganiro kimba nakita ngo gifite pariti zitandukanye tuzakomeza mu byo twaganiye tumaze iminsi tuganira tujye tugana ukuntu itorero rya ADEPR riyoboye muri no minsi kuri riyoboye no minsi mutubwira yuko n'ubuyobozi buriho mwebwe mutabwemera bitewe n'uburyo bwagiyeho twakurikirana ibiganiro umwe mu bari umuyobozi umushumba mukuru ndumva ariko inyito yanjye ubu no mushumba mukuru yes ndumva inyito musigaye mufite cyane mu kiganiro yakoze kuri televiziyo imwe mu zikora hano mu gihugu yavuze ko ari gushaka ko itorero rya ADEPR riba itorero ryifuzwa ariko nicyo nashaka ko duheraho ese kuva yahawe inzibacyuho y'umwaka umwaka ushize atorwa ajyaho amaze amezi ane mu matorwa yaritoresheje kubona abamutoye yes mvuga nyuma ko yitoreshejwe atashyizweho yaranabohoje kuko no kwitoresha nabyo bijyana uko bigenda turaza kubivugaho ku buryo burambuye so nagira ngo maze mu mezi ane amaze ubwomwe bw'itorero iryo torero mwifuza bimeze bite muri kubibona mu by'ukuri iyo tuvuze itorero haba harimo ubuzima bw'ubugingo ariko kandi n'itorero rikagira ubwaryo n'iterambere risanzwe mu by'ukuri nk'uko bavuze inzibacyuho yahawe y'umwaka nabyo bitari bikwiye kuko nta nzibacyuho y'umwaka ibaho ku buyobozi bw'itorero cyangwa se n'urwo rwego rwose keretse bitewe n'impamvu runaka hari ibice wenda nko muri leta cyangwa se mu guverinoma iyo hari nk'ibice runaka bihanganye hari igihe biteganywa n'amasezerano n'imiryango mpuzamahanga za ONU cyangwa se za EU birashoboka ariko iyo nzibacyuho wayihawe na RGB kandi n'urwego rwa leta nacyo kayemewe ariko noneho nka RGB mu rwego rwa leta y'ubundi kishinzwe nko ku madini n'amatorero ni ukureba imiyoborere byaba bitagenda neza ikaba yashaka igisubizo ariko muri kwa gushaka igisubizo igashaka igisubizo kitabogamiye ku ruhande rumwe igashaka igisubizo kirambye RGB yakoze amakosa bivuze ngo RGB yakoze ikosa rikomeye cyane byonyine ubwabyo byo kuvuga ngo ihaye abantu inzibacyuho y'umwaka itabyemerewe byari gushoboka wenda ukwezi kumwe abiri se mu gihe hategurwa igisubizo runaka kirambye ngira ngo muribuka neza kubwo ikipe ya Sport yagiraga ibibazo abayobozi bagahagarikwa habaye n'abagize inzibacyuho ariko ndibuka ko yabaye ukwezi kumwe gusa haba no kwitorera ubuyobozi bigaragara mu by'ukuri ko RGB ku itorero rya ADEPR iryigirizaho nkana cyane usanga irifatamwe ijambo cyane mu buryo burenze igipimo ukibaza niba bivuga kuyobera ariko si ukuyobora nakundi nuko ubugambanyi bwose bwo muri ADEPR intangiriro bigoye yari muri RGB ariko icyo mubwiye cyo nuko inzibacyuho irangiye baritoresheje nkuko nababwiye barabohoje kuko inzibacyuho y'umwaka irangiye bagombaga kugaragaza mu nzibacyuho icyo bakoze bamara kukigaragariza itorero babona ari ibintu bishimwa bikaba byashyirwa mu bikorwa bikemezwa uretse ko n'abari kubyemeza ntabari kuboneka kuko nk'inama y'ubuyobozi ya ADEPR bari bayisenye njyanama bayisenye abakomiseri babakuyeho n'ubundi ntabwo inzibacyuho abakumurikirwa ntabari bahari none ko bari bayisenye mwashaka ko batorwa n'abandi kandi ntabahari yego ugenda bikubwira ni ukuvuga ngo bayibisenye nkana n'ubundi kugira ngo babahoze niko navuga kandi siko navuga ni nako kuri basenye inzego zose za ADEPR zagombaga kubashyiraho zagombaga uko itorero ribiteganya institution y'itorero bo barabohoza babikora babigambiriye ari mpamvu basenye indembo basenya uturere basenya seya nako yasenywe na RGB babona babohoje ubuyobozi ntibayisubizaho abajyanama babakuraho muri makeya barabohoje none muri ko kubohoza nta n'umusaruro batanze ni ukuvuga ngo ubu umwaka ugiye kurengaho amezi ane babohoje itorero harimo ngo y'amezi ane bavuga ko bitoresheje barimo gukemura ibibazo by'itorero ariko bavuga ngo uwo munsi ku wundi itorero rya ADEPR rigenda ryangirika ubushize tuganira no ko itorero rya ADEPR kugeza isaha
rimeze nk'uko umuntu yagusigira inzu ishakaje amabati uyisigira akayakora agashyiraho ibyatsi, wamusigira pisine akahindura ikiniko, amakara akayahonda agakurungamo ingwa, irangi agasiga ishwagara. Navuga ngo ni nako bimeze mu bugingo n'ubu ngubu. Itorero rigenda ryangirika umunsi ku wundi, baritobanga bibwira yuko barimo gukemura ibibazo. Noneho ibyo yavuze ngo ku munsi kunda gukemura ibibazo ngo babishyire uko byakagombye. Njye ubwanjye nabwiye Izayi nawe n'ubuyobozi bwayo ngo nibakizwe bihane basubize itorero uko ryari rimeze mbere hose, ahubwo rero umunsi ku wundi bagenda barushaho gutobanga ibintu. Nk'ubu turimo tuganira barimo bateganya gusengerwa, nahoze mbibona ku itariki 6 z'ukwa gatatu. Itariki 6 z'ukwa gatatu. Ariko ukibaza ngo bazasengerwa nk'abaki, bazasengerwa n'abandi. Mu by'ukuri Bayizayi nakubwiye kenshi yuko we si umushumba w'umuhamagaro, ni umupasiteri w'icyubahiro. Baba n'ibita abapasiteri b'ubushake, baba volonteri. Muri make muri ADPR abapasiteri baba volonteri n'abapasiteri n'abarimu ba volonteri ni abantu badafite inshingano n'imwe. Ni n'abantu itorero ritateganya gahunda, yamutumira uzaze wigishe, abonye umwanya akaza, nta n'izindi nshingano zindi yahabwa. RGB rero gufata abantu ba volonteri, abapasiteri ba volonteri batemezwa n'itegeko n'ibwiriza ry'itoko itorero bakomeye ubushumba agomba kuba ari umupasiteri w'umuhamagaro, ukava kuri Izayi ukayifata kumwungirije ukageza ku munyamabanga, bose ari abapasiteri baba volonteri. Wibaza intego ari iyi, wibaza icyo RGB mu by'ukuri igendereye ku itorero rya ADPR, ukakibaza ukakibura. Aho itorero ritayoborwa n'abanyatorero barizi neza, kuko abapasiteri baba volonteri baba bafite indi mirimo basanzwe biberamo, ntabwo baba bazi neza ubuzima bw'itorero n'uko abakristo babayeho. Ni nazo ngorane dufite muri kano kanya, nuko tuyoborwa n'abantu batazi iby'itorero. Nabwo urugero ushinzwe nakubwiye ntabwo veterineri w'amatungo, umuganga w'amatungo yategura umuti uvura abantu. Niko tumeze muri ADPR, turi gutegurirwa umuti, turi gutegurirwa ibisubizo n'abatabizi n'abatabishoboye. Ukumva rero iryo sengerwa uzabasengera ninde, inzego zose barazisengera. Nibyo nashaka kubaza, barazirangira. Ese uko gusengerwa kuri gutegura abakabaye babasengera, yego, niba abasaza bavuga ngo bakagombye kuba barigiyeho. Uyu munsi abakurikira ibiganiro byacu barabyumvishe, uyu munsi barabaciye mu itorero, nta jambo bafite mu itorero, ntibemeye kubwiriza, ntibemeye kugira ikintu bakora. Ese bazasengerwa nande? Ko gusengerwa ko murakwemera. Urabona nk'uwo perezida wa repubulika asengerwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Icyo gihe yamara kurahira, perezida w'urukiko rw'ikirenga amaze nawe kubyemeza, nibwo atangira inshingano zo kuba perezida wa repubulika. Ndetse icyo gihe nabwo akaba ibyo yakora byose byakwemezwa, akaba aribwo ababaye perezida mu buryo bwemewe n'amategeko. Twe rero ubuyobozi turi buriho ntabwo bwatowe, si n'abanyatorero babushyizeho. Mu by'ukuri ntabwo ari ubuyobozi bwemewe. Kuvuga ngo buzasengerwa ni uguca umugani. Ubuse nabwo nk'urugero, meya w'umujyi yavangushije guverinoma wa Kigali, meya w'umujyi yasize guverinoma. Ni nk'ibyo ngibyo nibyo Karuranga yakoze, nibyo Ndayizeye Izayi yakoze. Karangwa nanivuze niwe yasimbuye, Ndayizeye nawe nibyo yakoze. Ni kwa baguha umujyi wewe mu mujyi wa Kigali ukavuga ngo usije guverinoma, nawe yasesize itorero rya ADPR yitwaje ububasha ahabwa cyangwa se akoreshwa na RGB. Aribyo kuvuga ko mu makosa ya ADPR na RGB bafitanyemo coalition utamenya ariyo idasobanutse, ko itari nziza, itaganisha ku buzima bw'itorero kandi utaganisha ku iterambere rizima ry'igihugu. Ahubwo umunsi ku wundi bagenda bateza umuburugo. Iyo bavuze ngo bazasengerwa, wibaza ngo bazasengerwa bate? Bazasengerwa nande? Nturimo kuvuga ngo bazakora amasengesho yo gusengerwa. Ubundi twebwe twateguraga amasengesho dutegura itorwa ry'umuvugizi mukuru. Ni ukuvuga ngo mu matora y'umuvugizi mukuru nibwo abakirisitu bateguraga amatora mu maparuwasi, mu midugudu, kugira ngo hazatorwe ufite umuhamagaro w'Uwiteka Imana. Abakirisitu bakoraga amasengesho mu Rwanda hose, bakabateguza, bakababwira atazaba amatora y'umuvugizi w'itorero. Tugakora amasengesho kugira ngo umwuka w'Imana azahagaragare, hazatorwe ubuyobozi bwishimiwe. Kuko gutorwa muri biro y'itorero
biba bisabwa ngo habaho amasengesho. Ariko burya no mu matora y'igihugu hari abasengera igihugu. Niyo mpamvu burya abakirisitu abarokore bantu mutwumva hanze aha ngaha kenshi na kenshi usanga abarokore babakina ku mubyimba babafata nk'abadafite agaciro, ariko umurokore ni umugome cyane. Ndibuka mu matora perezida wa repubulika yabanje icyo gihe hiyamamazaga nyakubahwa Paul Kagame na Twagiramungu, hari umusore inshuti yanjye yagiye mu butayu gusengera umugore, yari umusore ukuze akeneye umugore kuko mu buryo bugaragara n'undi wese yamufasha gusenga, ariko we yagiye mu butayu gusenga agitangira amasengesho, hakuze umudamu w'umuhanuzikazi afata inkoni, amubonye umwuka w'Imana nawe amuzamo aramuburira avuga ati ntabwo ari amahoro, ahita yurira igiti. Yuriye igiti, umugore n'ubundi inshuti yanjye nawe ubwayo biheruhamya, yuriye igiti undi aramubwira ati uruguruka nkubwire uko Uwiteka ambwiye. Undi ataravuga ati oya, ati mbwira aho ndumva, kuko yabonaga ngo naciye atari ikindi ari kumukubita. Arambwira ati niko shaka, urabura gusengera amatora agiye kuba nawe urimo urasengera umugore? Sengera amatora agiye kuba, ibyo uko umugore umukeneye ndabizi. Ubwo yahinduye icyari kimujyanye mu butayu, asengera igihugu, asengera amatora. Ndabwira ijambo ry'Imana rivuga ngo dutungisha benshi, dusa nk'abatagaragara ariko dutungisha benshi, dusa n'abatamenyekana ariko tubirangirira. Aha ku isi ntabwo tuzwi, ariko mu ijoro baratuzi, bazi n'amazina yacu. Aha mu isi tugaragara nk'abatamenyekana, nk'abasuzugurwa, ariko ngo dutungisha benshi. Kuba iyi si igihumeka abantu bakiryoherwa n'ibirimo ni uko hakiri abantu b'Imana basenga. Bantu rero bantu ku isi, abantu b'abasore barokore basenga, nimukajye musuzugura. Icyo nari nivugiye rero batwe nk'abanyetorero, iyo twateguraga gutora umuvugizi mukuru w'itorero, twakoraga amasengesho kugira ngo abayobozi busobanutse. Aba rero kuvuga ngo ku itariki 6 bazakora ukwa gatatu ngo bazaba kusengerwa, abantu bakora amasengesho, bakora amasengesho kugira gute bajya kwiba ubutegetsi ntitwasenze kuko bafite isoni, bazose ngo dusengere iki, ngo dusengere kongera gusengerwa nandise basengerwe se nk'abandi. Ikibazo gikomeye cyane kitanumvikana. Hari ushobora kumva turi kubivuga wenda akavuga ngo ibyo turi kuvuga ngo ntabwo wenda byabayeho, wowe duteze amatwi. Hari inama yabaye, nubwo wenda yabaye itatangaje ko hari inama yabaye yiga ku ngingo 3. Ingingo ya mbere yavugaga ku mahugurwa y'abakozi n'imishinga ikorera mu maparuwasi. Ingingo ya kabiri ikavuga ku amasengesho y'iminsi 13 21 kugera ku itariki 5 z'ukwa gatatu. Akavuga ngo buri ministeri akajya munsi 10 amasengesho, akavuga hasi akavuga ngo amasengesho azasozwa n'igikorwa cyiza cyo ku itariki 6 z'ukwa gatatu 2022 gusengera umushumba mukuru n'umushumba mukuru wungirije bizabera i Kigali. Agatanya ngo batangire babishishikarize cyangwa se babwire abakristo bateguza gahunda y'amasengesho. Intego y'amasengesho ni Yakobo ibice 4 umurongo wa 7. Abantu dushaka kuvuga gutyo rero bakavuga ati isi ibintu bivuye hehe, ariko izo ni ingingo mbasomeye zaganiriwe. Iyo twavuga hano rero niyo gusengerwa n'umushumba, we kuvuga ko ni igikorwa cyiza, ariko kwibaza igikorwa cyiza ntamwe banyetorero muri kucyumva mute, muracyemera kugira ngo kibe cyiza? Ariko se ikintu kiba cyiza ryari? Ikintu kiba cyiza iyo kinyuze mu mucyo, kuko ikintu kinyuze mu mucyo kinezeza abanyiracyo n'abagenerwa bikorwa bavuge muri ubwo buryo. Ariko niyo wavuga ngo byo nyumva nk'iyo mvugo barimo bavuga ngo amahugurwa y'abakozi, isabe y'abakozi, abaye abasuderi, abubatsi, abacura imbabura, abakanishi, ni bakoze nyabaki. Icyo ubwacyo nta kandi gasuzuguro gakabije gufata umukozi w'Imana, pasiteri, mwarimu wahamagaye n'Uwiteka Imana, wasigiwe amavuta no kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, agasengera imitima y'abantu bagakira, indaya zikava mu buraya, abasinzi bakava mu businzi. Nta mwenjenyeri n'umwe wabasha gukora icyo kintu, nta dogiteri n'umwe, kuko dufite abadogiteri b'abahanga mu by'ubuzima, ariko inzoga n'itabizananiye kandi ari bibi. Ariko dufite abantu bahamagariwe gukora umurimo w'Imana, bafite impano zo gusengera abantu imyuka mibi igahunga, ari ikoresha abantu ibi nk'ibyo ngibyo, ariyo biyegura umurimo w'Imana. Ariko guhangara kuvuga ngo urabirukanye nk'urukana abakozi mu murimo wawe, uranze ngo ni abakozi, icyo ubwacyo ni icyaha gikomeye cyane. Ni abakozi b'iki? Basoroma icyayi, ni abasore bahinga, ni abakozi b'ipamba mu muceri, abakozi b'iki? Ubu ngubu Musenyeri yakoresha inama
wenda w'abapadiri bo muri diyoseze agangara akavuga ngo tuzakora amahugurwa y'abakozi bo muri Kiliziya Gatolika yarihangana bantu mutwumva turi kumwe ko ari gihe tuvuga ibintu ugasanga abantu bihaye umuntu ngo ndavuga kenshi simwe si kabiri umuntu uzumva ibyo mvuga hari aho mpengama cyangwa mbeshya ajyaza asaba umwanya ndibuka ko umunyamakuru atazaba umwima twicarane tubivuga no turebana ku maso na komanteri ziyobya zivuga ibitari ukuri mujye muzihorera kandi wandika komanteri nito ko azabizwa imbere y'Imana kuko icyo umuntu cyose avuze akoze azacyazwa amaso y'Imana ariko reka tubyumvikaneho ubu diyoseze musenyeri yahangara akatumiza abapadiri akavuga yikoresha inama y'abakozi ba diyoseze tujye tuvugisha ukuri mu bantu umuntu arafata abapasiteri abari bakabatitire ngo ni abakozi ubu noneho barimo barategura n'amakontara yo kuzabakoresha we yaje ari umukozi niyo mpamvu bita abakozi niyo mpamvu ndi kukuganira ngo ikibazo dufite twahawe abatuyobora batabizi badafite n'inshingano nta na diporome banagira za teoloji RGB ubwayo yaravuze ngo nta muntu uzongera kuyobora itora adafite diporome ya teoloji ariko biratangaje ko mu batuyobora bose nta n'umwe uyigira kandi ariyo bisabye RGB ntukabyara mwe abanyarwanda bavandimwe dore iyo kwa perezida wa repubulika y'ubundi yavuze barahira minisitiri w'ibikorwa remezo arahira ariko ati hari abayobozi barya abaturage batabumva ati mwagiye mugerageza kuko mutwumvikane tujye tuvugisha ukuri sinzi nkunuva ngo Gatete bamucecekesha kumufunga se ngo kumunyereza se ngo kugira gute mwagiye munyereza ibi mukora mukanafunga n'ibi mukora ariko mukareka kuri kukabukuri namwe nimumbwire abakozi mu biki mwipamba bahinga ikawa bahinga umuceri mu biki hanyuma se ko muzagura abakozi abapasiteri n'abari muzagurwa ryari mukagira Imana bwoko umuntu aba umunyabyaha akageza no mu mvugo no mu mikorere abakozi bo mukizi twebwe muri ADPR tugira abakozi kuko turabagira tugira abashoferi nibo muzahugurwa se hanyuma se aho mushaka ko bazabasengera ubundi bazabasengera kubera yuko ari abaki umushumba mukuru ni Yesu we niwe wa mbere kwirukana abapasiteri n'abari byo ntaho biba ku isi yose ese ADPR nigiye kuzaba agatobero ka buri bintu byose bidashoboka ku isi bitabaho kwirukana abakozi uko bishakiye abantu ntibagihembwa nta bimenye ibikorwa by'itoro ntibikimenyekana ubujura n'ubusahuzi tuzava hehe tugere hehe RGB ishaka yuko ADPR ubundi biki kampani y'ubwubatsi kampani y'abasiga irangi y'abaretiste ibiki ako jewe naguciye mu jwana numva ADPR aho urwego igezeho ishobora kuba abakozi barabonetse barimo uko ashobora no kuba harawe haye akazi kuko iyo dusomye muri mutanga tuvuga dusanga ko mu itoro hasigayemo ministeri shazuka ko mu itoro ryanyu hasigaye harimo n'abaministeri umva ko n'amafaranga n'akazi kabonetse kuko nko mwitangaza ko harimo ministeri zagenda zisenga iminsi 10 iminsi 3 ya nyuma abakristo bose ayo masengesho bakiga mu ifunguro ryo ku manywa bakarya nijoro ariko bavuga tuvuga ko harimo ministeri nimba harimo ministeri harimo ba ministeri urumva ko abakozi n'abadepite general shaka usanga ibyo nibyo twavuze tuvuga ibintu birimo kwira wacu muri ADPR nukuri rwose hari ibintu wumva ukumva birenze imyumvire y'umuntu niba tuvuga tuti ni itorero iyorwa na Bibiliya muri Bibiliya nta hantu haboneka abaminisitiri muri Bibiliya nta hantu harimo za ministeri n'amaguverinoma nibyo wibaza ukavuga ngo mbese abaminisitiri izo ministeri zirimo sivile ministeri isi biravaye bikajya hehe ariko se ukunye kwibaza ngo imiyoborere myiza RGB ishinzwe cyangwa ikora iri he igaragarira hehe nawe ukashaka kukahabura ndetse ngenge mugenge nibaza ngo mbese ibi ngibi rero bigaragara mu itorero rya ADPR ubwo ahandi ho ntabwo byashize tujye tureba turi mu gihugu cyacu njya mbwira abantu ngo tujye tugendera mu kuri nk'abantu bazasigira abana bacu murajye mwiza n'igihugu cyacu kikagera kirushaho kuba cyiza ni ukuvuga ngo igihe cyose wubakiye ku kinyoma ni nko kuvura indwara itariyo igihe cyose indwara ibonye umuti utari uwayo nibwo umuntu uva ngo yapfuye njya mbwira abantu mu bantu benshi bishwe na corona akenshi bahabwa umuti batazi ko ari corona abandi bakabavura bagatinda kuyivuza kuko babanje kubikerenza burya ni nk'ukuri
ukuri iyo guciwe iruhande ntabwo igisubizo gishobora kuboneka. Nababwiye kenshi ubundi ko ibijya gucika intandaro y'ibi bintu habayeho kugambanira ubuyobozi bwa Tom na Sibomana. Nabwiye abanyarwanda bajya ngo akamasagaza aca inka kazivukamo, mbabwira ibyo utumasa tw'iwacu tutari twishimiye imiyoborere ya Tom na Sibomana kubw'inyungu zabo nazo z'ubutindi atari zo inyungu z'itora cyangwa se z'igihugu. Bashaka kubagambanira mu mpande zose, barabibura bajya muri RGB. Biravuga muri RGB umuyobozi mukuru yabahaye inama yo kugira ngo bakore umutwe wo kurwanya itorero. Umutwe urakorwa witwa Nzaburatorero. RGB yishandika mu nyuma ya ADPR kugeza ubwo n'abasibona Tom baje gufungwa batagira dosiye. N'iyi saha baraburana n'ibipapuro bitagira izina. Amaudite ntibajye bayakorerwa, barabona ibipapuro bitagira izina. Bagiye muri ADPR ngo barebe dokima zo kugira ngo bakore audite, basanga dosiye zarabuze. Idokima ngo zaribwe muri mashine, ibintu nta birimo biri formate. Ukibaza ngo mbese muri ADPR abantu bashakamo iki? Ukibaza se ni inyungu za ni koko ibyo biri gukorwa si inyungu z'itorero, si inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Ukibaza itorero rifite abakirisitu bari hafi miliyoni 3, wabara abana babo nabo bakomokaho n'inshuti zabo ugasanga bari miliyoni 6. Ukibaza ibyo ni itorero ryo gutobana umuntu atanga uko yishakiye. Ariko ukibaza ngo intego ni iyi. Muri make amahugurwa barimo kuvuga no gusenga no kugira gute ni ibintu bidasobanutse. Ariko ngiye gusengerwa kwabo ko nta nicyo kunavuze, nta nicyo kunamaze. Ubu se nanjye nzajya ntumiza abantu mbabwira ngo ngiye kuyobora umujyi wa Kigali nanjye ndahira cyashoboka. Mu Gesera barabakikira ubwabo, ubuyobozi bwabo bujyaho bwabiri muri restaurant. Ubuyobozi Rwanda yizeye ngo umuvugizi mukuru n'abamwungirije babujene babudigiri bayizaya ngabo n'abagatesi ni amatora biri muri restaurant, cyangwa se nabo nibohozwa ryabiri muri restaurant. Ntaho rubizi, nta gusenga kwabaye. Ubuse babwira abantu ngo bajye kubasengera basenyamuke. Ntabwo harimo ariko n'urutonde rwagiye rukorwa n'abakirisitu. Urwo rutonde bavuga ko rurimo gukorwa kugira ngo bazarujyane muri RGB sinzi n'andi bari rusaba ngo berekane ko abaturage abakirisitu babashyigikiye. Birashoboka rero ko izo nyandiko bajya basinyisha abakirisitu batanabizi, batazi n'ibyo basinyira ibyo ari byo. Birashoboka ko bamugana ari byo bitwaje bagenda babeshya yuko abakirisitu babasinyiye babemera. Ariko nabwo niyo byaba bimeze gutyo, nabwo ni hahandi byose ni kimwe. Niyo basinyirwa nimero 12 z'abanyarwanda zigenda ku 13 bamenye ko babahoje. Uwabahoje yavuga yuko inzu yabahoje ari naho babuza mu cyumba cy'ubutaka. Igihe kizagira amategeko akabigaragaza yuko yabahoje inzu akayamburwa n'urukero. Urakoze cyane. ADPR numva ari yo gusengerwa cyane, ariko namwe mukayiha hafi nk'abayoboke bayo cyangwa se abayoboke b'itoro rya ADPR mukariba hafi kugira ngo turebe ko ako karengane kazashira mu itorero. Mukanya wakomeje ku bibazo wakomeje kuri siporo. Ese uhuza gute Rayon Sport na ADPR? Kubihuza nuko byose biri mu biyorwa na RGB. RGB niyo irimo kubigenzura. Ndetse usanga harimo hanze abantu basanisha ngo ibibazo bya siporo nk'ibya ADPR, ariko mu by'ukuri si kimwe, biranatandukanye. Ahubwo ndi kuvuga ngo nenanze urugero ko ADPR Sport igeze kugira ibibazo, igize ibibazo RGB mu kubijyamo ntabwo yatangize cyo uyu mwaka. Nta kumusema afata Rayon Sport namwe mukicara mwe ko mwese ari Rayon Sport baramiyoza namwe mugora ibibazo mukicara mugashaka umutugisozo. Ikibazo ni kimwe muvanywe wanjye. Twagahora se ngo twicare ku kibazo twikuriwe nande. Ubwacu ngere muri komite, nabwe kuri muri komite irwanya karengane no kwica amategeko muri ADPR, ni vice president kabiri. Twandikiye ubuyobozi bwa Ndayizeye ngo tubonane tugane ku gitorero banze kudubaranze. Tubimenyesha RGB baranze. Ntibashaka ko abanyetorero bicara ngo baganire ku bibazo bibareba. Ariko mbivuga kenshi n'abanyarwanda banyumve batwumva. Muri ADPR ubwo nta bibazo bihari. Mu bakirisitu ubwo nta bibazo bihari. Ibibazo biri mu buyobozi bwo hejuru nabwo bukoreshwa cyangwa se bubwirizwa na RGB. Bivuze ngo ADPR ubwacu nta kibazo dufite rwose. None rero kandi none mu gasanga n'ubuyobozi none dufite none ahandi gukora amakosa nuko bwica nkana amabwiriza agenga itorero rya ADPR mu Rwanda. Niyo mpamvu kenshi ivuga ngo ADPR nta ikibaho hasigaye inyuguti niba nazo ejo bundi zitazasika. Ariko kibaza ngo ni gute itorero rifite abayoboke bangana gutyo
hafi miliyoni 3 n'abakirisitu n'abavandimwe babo n'inshuti n'urubyaro bagiye miliyoni 6 rishobora gutobangwa n'agatsiko katagera ku bantu 10. Niba ntanga impuruza buri gihe kuri nyakwa Perezida wa Repubulika ngo adutabare muri ADPR, amazi yarenze inkombe, navuga ndetse ngo biri mu mwuzuri, kuko nta ibikorwa n'ubuyobozi buriho nta gisubizo na kimwe bitanga. RGB yabashyizeho imibereho myiza, nta karongo na kamwe kazima yakwerekana nayo ubwayo yuko irimo gutungana. Muri make ni agahinda gakabije cyane ku bibazo birimo kubaca muri ADPR. Turi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, leta ifite ubutabera, ariko se turi ku kintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Ibyo bibazo, izo ntambara, izo mvururu muhorana muri ADPR, mu itorero rya ADPR, nta hantu umuntu bidashaka kuzateza ibibazo ku bumwe bw'abanyarwanda cyangwa se bikaba imbogamizi ku bumwe bw'abanyarwanda. Mu by'ukuri ikintu uvuze ni kimwe. Kugeza ubu abantu benshi muri ADPR, abakirisitu baba se n'abari abashumba na pasiteri bicajwe, abenshi bavuga bati leta turenganyiriza iki, bati leta bidukorera ni ibiki. Abandi banza baterega ati leta yinjiye banyuma muri ADPR ni mwicecekere, ko harimo leta se muravuga iki. Yewe ndetse nagiyemo n'abambwa atari ko se byo gati tuvuga shaho wowe wangana na leta. Ibyo rero birambabaza cyane cyane, bimbabaza cyane ku mutima iyo nibuka ko intandaro dufite muri ADPR ari agatsiko k'abantu batagira umutima bari muri ADPR bagiye guhuza RGB ku bwashyaka. Nibyo noze mbababwira, abayobozi bakuru muri RGB nibwo bagira inama yo gukora umutwe wo gusebya Batomo na Sibomana, ko kandi gukora bikomeje bakoze umutwe witwa Nzaburatorero, bashora amafaranga menshi muri ako kazi ko kugira ngo ubuyobozi bwa Batomo na Sibomana bwangwe mu itangazamakuru. Nakubwira ni bajya gufungwa kuko intego yabo ari kubangisha abakirisitu n'abanyarwanda, bakabikora mu itangazamakuru, kandi bavugaga ngo rusakuze cyane mu gihe ko amatora ya Perezida wa Repubulika yegereje. Ntabwo byatuma ko amatora yaba harimo urwo rusaku, babikora muri ubwo buryo. Abantu barinda ubuyobozi Batomo na Sibomana bafunzwe nta dosiye bagira. N'ubu tuvugana mu rukiko baburana nta dosiye, na audite nababwira nka audite ya kabiri ya gatatu bategetse gukora, urukiko bwarwo rwategetse yuko audite bazayigeramo uruhare mu kuburanisha, uretse ko urukiko nabwo bw'ubucamanza bwabitegetse rutabyemerewe, kuko ubushinjacyaha nibwo bwari gusaba yuko ikirego gisubirwamo kuko nibwo bwareze. Ariko ubushinjacyaha bwo bavuga ko nta mpamvu yo kugira ngo ikirego gisubirwemo, ariko ubucamanza bwategetse yuko audite ya gatatu isubirwamo. Nyamara igiteye agahinda kinababaje ko ariko mbabwira ngo ibyo muri ADPR bifite umuzi ukomeye cyane, ariko nasabaga ngo kwa Perezida wa Repubulika umukozi mu kizo cya ADPR hatumizwe ambasaderi Shyaka Anastase, kuko bitangiye n'abaraga RGB, hatumizwe guverineri w'Iburasirazuba Gasana, kubera yuko icyo gihe n'abaraga polisi, abayobozi bwa ADPR na Sibomana bafunzwe nta dosiye bagira. Hanyuma hatumizwe abari abapasiteri bari indembo muri ADPR n'abuturere na buri paruwasi yose mu Rwanda igira umukirisitu uyihagararira. Hariho n'inama gacaca ibibazo bya ADPR. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabizi yuko wenda butamukundira kuboneka muri uwo mwanya, ariko niyo yatwohereza umusenateri, niyo yatwohereza umudepite mukuru, ariko nkifuza ko muri nama harimo n'umusirikare mukuru, byaba byiza kurushaho, kuko ikibazo cya ADPR gifatwa nk'urubazo runini cyane ruteye ikibazo mu gihugu, ariko n'akabazo gato cyane mvuga ko kari inyuma n'abantu batageze ku 10, nyamara bagahungabanya imitima n'imitwe y'abantu bagera muri miliyoni 6. Muri makeya abantu bajya banabisobanukirwa, usanga kashi mu itangazamakuru bavuga mu bitandukanye ngo muri ADPR ngo nuko yari amafaranga, muri ADPR ngo bahuje RGB. ADPR ntabwo bahuje RGB ngozo byayo, ADPR ni agatsiko kaje muri RGB ko kuyigisha inama ibarigambanira. Ahubwo ngiye ikintu kijye kinangaza ni ukuntu umuyobozi wa RGB bwo kubwashyaka n'abamusimbuye usanga bose bahuza intego. Icyo kintu kiba kibabaje, ariko mu by'ukuri ntabwo ADPR ubwayo ifite ikibazo cy'umurengera. Muri makeya kuvuga ko byagira ikibazo ku banyarwanda no kubahungabanya, ikintu kimbabaza ku mutima, mbabazwa cyane nuko banavuga ngo leta muri ADPR atari byo, abo agatsiko k'abantu babyisha inyuma. Icya kabiri kimbabaza nuko abakirisitu muri ADPR n'abirukanwa bose bazi ko ari leta ibibakorera. Bivuze ngo muri makeya
ibikorerwa muri ADEPR n'ababikora byangisha abakirisitu n'abashuti zacu, bituma batukisha leta muri makeya, batukisha leta ko bari kwigwacu leta. Ariko bakirisitu bavanywe muri ADEPR n'abatwumva basobanure neza yuko ibara muri ADEPR leta ntabwo ifite mu pe. Nababwiye kenshi yuko abakozi ba leta babiri inyuma birimo, ariko si leta nka leta ubwayo, kuko intangiriro nayo babwiye byatangiye n'agatsiko k'abantu baje kwizera gatuma z'umwana bava kubw'inyungu zabo, babishoramo ubwatsi bw'amafaranga kugira ngo ibyo bikorwa byo bigerwe ku nyungu babishaka. Nababwiye ko ari radiyo imwe bigeze guha miliyoni irenga kugira ngo ikore akazi ko kubasebya. Bavandimwe mu nyumva, muzi neza ko iyo waganiriye n'inshuti yawe ukumva yakuvuyemo, muzi ukuntu bibabaza. Wenda ndetse mwana gari ibintu by'ukuri, muzi ukuntu bibabaza. None usa n'iwikurura wishyiriye, utekereza umuntu agusebeje kuri radiyo zirenze enye, akagushyira mu binyamakuru byandika, akagushyira mu itangazamakuru rya televiziyo, agahinda wagira bikajya no ku ijwi ry'Amerika. Ubuyobozi bw'atumana Sibomana bafite agahinda ntagereranywa, imitima yabo yarahungabanye, bafite turoma. Hari abatwara imodoka bakarenga iyo bari bagiye. Hariho umwe muri bo igihe cyo kuburana kigeze kugera, bamushatse baramubura, bamugaye basanga aracyari we. Ese kutaza kuburana ngo muburane cyangwa murorere? None se kutaza kuburana nta kandi turi mu kigo rw'ikirenga, nta bundi bujurire buzaba bagufunga ngo n'ubundi ndafunze? Bakomeje gushaka abantu kujya gute ko mushaka kugira ngo muzane. Kubera iki? Niba hari ikintu kibabaza abantu mu nyumva uvuye ku rupfu, ikintu kibabaza ni akarengane. Ariko harabona avuga ngo urupfu rushobora kuba rwakora kuruta akarengane, kuko hari igihe upfa kugira ngo ujye mu ijuru, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ko urupfu ari irembo ritugeza mu ijuru. Muri make ikintu kibabaza cyane ni uko turi mu gihugu gifite imbaraga n'ubushobozi isi yose yemera, dufite perezida twiyumvamo nawe twiyumvamo dukunda cyane, hahandi amahanga nubwo yemera, Afurika yose yemera, ariko ugasanga muri ADEPR hari ibibazo by'abadodo bidacika, kandi bikozwe n'agatsiko k'abantu bakeye, bikitirirwa leta, bikitirirwa ko ADEPR idashobotse yananiranye. ADEPR ntabwo twananiranye pe, nta matiko ahari, n'ibyo macakuri bavuga ni ukubeshya, nta kibazo kinini gihari, ndetse n'ababivuga nta n'ibimenyetso bayibonera. Bavandimwe, ndagira ngo babwire ko muri ADEPR abantu babonye bazima, babwira ngo bakomeze tunasenga Imana yacu yavuganye natwe, ndetse no kujya kwitangazamakuru. Harimo abazavuga ngo ngo baraterwa ngo natwe tukitera. Oya, n'ubundi babyavuze mu itangazamakuru, abanyamakuru nabo bakadutumira tukabwira aho kuri kugira ngo abantu batazajya biteranya ururu n'icyatsi. Urakoze cyane. Tugana no ku musozi w'ikiganiro cyacu, ukomeje kuri leta cyangwa ku gihugu cyacu. Turi mu gihugu cyenda kuri demokarasi, cyubahiriza amategeko, gikunda umunyarwanda, ajyana agaciro umunyarwanda, na perezida ukunda abaturage, cyo tubyongeraho. Kimwe rero mu bituranga ubutabera ni kimwe mu nzira yo gukemura ibibazo cyangwa se gukemura amakimbirane mu banyarwanda. No mu rwego mpuzamahanga tuzi ko ku ngingo y'ubutabera mu Rwanda turi mu bihugu bya mbere. Ese inzira y'ubutabera ushinzwe kuvuga ngo kuri mutagana inzira y'ubutabera, inzira y'ubutabera igeze hehe? Kubirukanwe se bari kugana amategeko? Ese mwe kuki mutari kugana amategeko kugira ngo turebe ko mutagumya itorero rya ADEPR ritagumya kuvangira umukuru w'igihugu cyacu? Ni inyangamugayo mu kuyobora, afite ntabwo namuvuga ngo mbirangize bitewe na. Urakoze cyane, ndabyumva cyane. Ibyerekeranye no kurega, hariho umukirisitu umwe muri ADEPR, umupasiteri wigeze kurega RGB ubwayo. Yareze RGB y'iki irimo kwica amategeko ikatuza mu nzu ya ADEPR. Bareze Nyamirambo, bavuga yuko bagomba kurega muri Gasabo, basanga urubanza ugiye muri Gasabo. Bigiye muri Gasabo, ntumba zicyakurikiyeho. Muri Gasabo ntabwo icyo kirego cyongeye kumvikana, aho nabwo ni ikindi kibazo. Noneho mu byerekeye bajya bahohoterwa nka pasiteri n'abarimo kurega, bareze harimo n'abariga n'amadosiye kiri mu nkiko, harimo n'abatsinze. Harimo n'abatsinze rwose batangiye kwishyurwa. Ndibuka mu minsi ishize bari bafatiye konti ya ADEPR muri Beka. Nababwira ngo ibyo ni ibibazo n'ubundi ubuyobozi bw'igihugu bukomeze kudukururira, kuko mu by'ukuri birukanka abantu batajya birukanka batemerewe kwirukanka. Ibaye zabijyamo nivuga ngo bazakomeza, kandi iyo banabeshya ngo bagaminishe ngo abapasiteri n'abarimu, ariko bavuga abakozi. Cyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane, harimo n'agasuzuguro, harimo no kutamenya igikorwa icyo ari cyo. Ni naho ejo bundi Ndayizeye yarimo avuga ngo barimo bategura kontara ngo z'abakozi. Ndayizeye akaba umuvugizi mukuru, akongera akaba kandi akaba n'umukoresha. Nawe munyumvira abanyarwanda bavandimwe, umuntu ni umushumba mukuru, ni n'umuvugizi mukuru.
noneho pasiteri n'abarimu ni abakozi, hagiye kubaho iki kontara, kandi ubundi kontara hagati y'umukozi n'umukoresha bagomba kuba babyumvikanye, bakumvikana umushahara, ya kontara ikabona igakorwa, ubona umushahara bumvikanye bo bari abategetsi uwo bishakiye, iyo ni kontara. Ikindi abayobozi bita muri ADEPR yaba umuvugizi mukuru n'umwungirije no kangahe, amashuri ya teoloji RGB isaba ku itegeko ubwo yishyiriyeho yashyizemo ntayo bafite. Abarijondari dufite 9 batuyobora, ufite diplome yemewe teoloji nk'uko bisaba ni umwe gusa. RGB imuyobora myiza ivuga niyo kwa niyahe ubwayo, iyo yicira ibintu yiyemeje ikiyicira amabwiriza n'amategeko yashyizeho, ari ngira ngo hano muneko kugira ngo ibyemeze wenda hari n'abana bisabye, uretse ko reka teoloji RGB ivuga ngira ngo no kuzabikoramo indirimbo, nta na teoloji nta kimara mu gakiza, nta na kimwe, kuko abanyateoloji nibo bagambaniye Yesu, nibo bamwishe. Ibyo tuzabiganira mu teoloji ndayiga nanjye narayize, ariko nta bugingo mu buryo bwa gikirisitu itanga, uretse kwiga gusa ukamenya uko wagenza imiyoborere ari itorero ari iki, ariko mu buzima bw'itorero bw'umwuka teoloji nta kivuze. Ntabwo hagati hari umudamu witwa Nyirapasika wo mu majyaruguru, namuvuga butumwa uzwi cyane no ku YouTube bajya bamwumva bashaka kumubona. Nyirapasika no gusoma no kwandika ntabyo azi, cyakoze Imana amugereza gusoma no kwandika bashaka kumenya soma Bibiliya yabwiriza ubutumwa. Ejo bundi natanze inyigisho kwa Pasiteri Mignone hano ku Kimihurura, kubwo mwuka w'Imana n'umurimo udaturuka muri teoloji, navuga ngo yabaye iturufu, nabwo utamenya uburyo kiyaje niti turufu, kuko nabwo ku buryo kihindirizwamo ni cyo gikomeye cyane. Ari nta mashuri ya ADEPR atangiye kwigisha teoloji na RGB itarabaho ishinze n'amashuri. RGB kugeza ubu yahagaritse amashuri ya ADEPR ya teoloji, ako nta kandi karengane bidasobanutse nabwo byagaritswe n'inama y'igihugu abana yishuri mu universite, ariko bona bijyaratutse mu busabe bwa RGB nabyo mu gihe butumvikana. Uwo mudamu uvuga Nyirapasika muri uko kwa gatatu ngira ngo agiye kwishyurwa itike y'indege, azajya na Pasiteri Mignone kwigisha hehe i Dubai. Nta teoloji no gusoma no kwandika ntabyo azi, ntiyabyize, ni Imana yamwigisha gusoma no kwandika. Mu ntumwa 12 se yatoye nta munyeteoloji n'umwe wari urimo, kandi icyo yari yigishwaga. Nyamara mu teoloji nta n'uwemeye Yesu. Rero bavandimwe banyarwanda bakirisitu ba ADEPR mu nyumva muri kano kanya, itorero ryacu birikorerwamo, niba ubutumwa turatazanye kwa Perezida wa Repubulika, nta murongo bigira, nta sura, nta n'ubusobanuro, nta n'icyerekezo. Ibyitwaza byose ntibinakorwa. Turakoze cyane. Turugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyo tuzagikomeza ko twatwumije tubibwira abantu. Yego rwose, nanjye ndahari kwiteka kiri kumwe nanjye atirinze. Nagira ngo uduhe ishusho yuko umuntu wese muri aya mezi ane imbere yuko umwita umushumba mukuru agiyeho, maze kudishusha yuko mubona ubuyobozi bwe, izo mpinduka muzibona, ugene utubwe n'icyo uri gusaba cyangwa se icyo kwifuza, tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Urabona igihugu cyacu cy'u Rwanda kigenda kibakiza umunsi ku wundi, aho ugeze hano mu mwaka umwe ujya ahandi ugasanga byarahindutse, ariko navuga ngo ubuyobozi kuva bwajyaho itora igenda reba ribi kurushaho, ntabwo nabica ku ruhande. N'umuyobozi wa Zayiza ubwo nubwo avuga ngo ajya ngo wari gukora ADEPR yifuzwa, naravuze ngo azapime rimwe ajye mu rusengero mu bakirisitu urwo azashaka urwo rwose, ashyiraho ikibo cy'ibitekerezo, hari ibitekerezo zamuha, azakoresha n'abapasiteri n'abari mu mujyi wa Kigali, ashyireho nk'ikibo cy'ibitekerezo arebe ibyo bamubwira. Buriya abavandimwe, iyo ukora umurimo ugomba kugenzura uko ukora. Iyo ubara abantu ugomba kumenya icyo bishimira, icyo bashaka n'icyo badashaka. Iyo ubara abantu ukomeza kubatwaza igitugu ku byo wowe utekereza ubwawe, ubwabyo ni uburwayi. Ikivamo ni iki? Ikivamo ni uko abantu bakwanga, n'Imana ikagukuraho amaboko ukazigira iherezo ribi. Ariko ikiba cyiza ni ukugendera ku mabwiriza y'itorero n'Imana n'igihugu muri rusange. Aho nibwo ugira ubuzima bwiza, ukagira n'uburame mu byo ukora. Ariko igihe cyose habayeho kugendera mu bintu navuga ngo byo gufindafinda bidafite icyerekezo, bigira ingaruka ku gihugu, bikagira ingaruka ku itorero, bikagira ingaruka no ku nyirabyo, kuko itorero ritandukanye na kampani zikora indi mishinga. Murakoze cyane.
nimba nta kindi noneho tubaso dusenga Imana. Tugushimiye ko muri kano kanya Itumba urimo kuduha imvura, umuhindo rwose nta mvura twagize nzima, ariko urimo kuduha imvura, turigushimiye. Uracyatunze abanyarwanda, uracyatubeshejeho, no kwizana ryawe cyubahiro. Shoje nsengera abanyarwanda muri rusange na perezida wacu kugira ngo ukomeze kumuha amahoro, icyubahiro, ubwenge n'ubutware muri we mwami, kandi umwuka wera amugumeho cyane, amubeho cyane, amuyobore mu gishimane dushaka, na guverinoma yose nuko abanyarwanda muri rusange bagire neza, utunikire n'igisa nacyo, urinde cyane cyane umutima n'ubugingo, ukomeza abatumwa n'abakristo gutendebuka. ADPR mwami Imana nziza, nzi neza ko yizo yisobanukiwe, uyigendere ukomeze igume mudatabusha. Perezida wacu turakomeza kumutakira ngo agendere muri ADPR, kuko amazi amaze kurenza inkombe ndetse migeze nawo musure, birenze aho ibyo dushaka gutekereza mu bwonko wacu bigeze, byamaze kurenga abana b'abanyitorero ndetse n'abanyarwanda muri rusange babyumva. Mana yacu ize kudufasha kandi kuze kutugira neza, icyubahiro cy'iteka ryose tubisabye mu izina rya Yesu, amen.